reba mu minsi yashize mu minsi yashize kuri televiziyo warebaga umukobwa wambaye akantu kagira ngaho ugahita utokesha ngo mu izina rya Yesu sibyo za 2005 sibyo ariko ubu ngubu usigaye wicara gutya ukareba nta mu izina rya Yesu ntaki ugakanura ukareba ukarinda utaha sirimba zino ndirimbo turi kwita ibishegu zirimo aya magambo ameze gutya ateye isoni ariko mu by'ukuri ntituvuge kuri bino bihugu bindi byo hanze kandi mu by'ukuri urabibuza no munyarwanda sibyo uyu wo hanze nawe abiririmbe kandi wa muhungu wawe wa mukobwa wawe still arakomeza yumve izo ndirimbo uko ukuntu numva byagenda byanacika nuko leta yabahagurukira. Yes, reka nongeye mbasuza mwese abadukurikiye muri kano kanya info gitima nkuko bisanzwe ikiganiro cyo ni cya kindi ni the connect. Hanyuma mwatubonye babasore n'inkumi banjye turi kumwanga kabisa kugira ngo tubahereze ibintu bimeze fresh kandi bimeze neza cyane. Reka mbanze nshimire wowe wakoze subscribe aho ngaho kandi nongere nshimire wowe watanze comment ku biganiro byacu ariko nongera kukurarikira kugira ngo komeze gukurikirana ibiganiro byacu kuko ibiganiro byacu birimo inama nyinshi ndetse n'inyungu nyinshi cyane. Hanyuma uyu munsi rero tubafite iki? Umunsi tujye kuganira ku bintu bimaze iminsi bivugwa hano hanze. Muri kubona abantu basora indirimbo nyinshi zitandukanye cyane zirimo amafuti zirimo ibiki byose bari abambara busa kuri za social media kuri zira za Instagram za Facebook ahantu hose muri kubona ibintu biri kugenda bifata indi ntera ariko ndagira ngo nicyo kintu cyaduhurije ahangaha muri kano kanya nka 4G team nkuko dusanzwe dufata ibintu bimwe na bimwe biba bitarimo kuvugwaho rumwe hanyuma tukabiganiraho tukabahereza ibitekerezo byiza kuri ibyo bintu. Basore mumeze neza? Tumeze neza. Mumeze neza muravibra? Turavibra. Imana. Mwambaye neza murasa neza mumeze neza. Murakoze cyane. Bari mudukurikiye rero nizere ko muri tayari mu biganiro byacu. Hanyuma mwabyumvise. No misi muri kubona indirimbo ziri gusohoka z'abahanzi batandukanye cyane ba secular harimo abafite barimo gukora indirimbo zimwe kumva bari gukoresha amagambo nk'ibishegu buraya ibintu nk'ibyo ngibyo ubusambanyi izo murazizi. So ndagira ngo rero tubihuze n'igihe tugezemo na vision turimo turebe kuri side y'abaririmba izo ndirimbo turebe kandi nanone kuri side y'abanyarwanda muri rusange kubijyanye n'umuco nanone turebe ku nyungu uriya muntu abifitemo. Ibyo bintu byose uko twagiye tubivuga bigiye birimo ibintu bitandukanye kandi kuri buri party ya buri kintu umwe cyose ndetse na buri muntu. Ni mumaze imisi muzibona? Manuka muri club mbasumba ni nyinshi cyane nyinshi cyane rwose tutarinze kujya kuvuga kurondora ngo tuvuge ngo iyi ni nyinshi. Muri make rero muri no misi barazamaganye zira ndirimbo buriya bafite impamvu bazamaganye. Hari bamwe bazumvise bakumva ari ibintu bisanzwe bakumva ni ibintu nyine biri aho ngaho bitagize icyo bitwaye ariko bitagize n'icyo bivuze ukuntu ariko noneho ndagira ngo tubiganire. Yego mu by'ukuri zira n'indirimbo zisanzwe umuntu yumva kumva mu matwi ariko ntago abantu tuzumva kimwe. Abakuze bati ibi ni ibiki mutuzaniye none mwabana mwe. Abana bati nabo ibi nibyo bigezweho ni vision nese ubwo turabigenza gute? Yani ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye mu by'ukuri kandi wenda tugiye kuri side y'umuhanzi we watekereje iriya ndirimbo. Umuhanzi yafashe igihe cyo kwandika iriya ndirimbo afata umwanya wo kuyikora neza afata igihe kitari gitoya akora iriya ndirimbo agira ngo izamwinjirize. None igeze hanze bati ino ndirimbo bimeze biti ubwo muri make umusaruro wiwe icyo yakoze baragipfobesha. Ndengarutse ku ruhande rw'umuhanzi byanze bikunze yabanje kureba yuko izino ndirimbo zikenewe kandi ko kurebye abazireba ni benshi ku biganiro bitandukanye ku maradiyo atandukanye n'amateleviziyo atandukanye niyo batora izo batora abazitora ni bande urabyumva ni urubyiruko cyangwa se n'abandi wanasanga banarengeje n'imyaka y'urubyiruko nta wamenya ariko akenshi cyane ni urubyiruko batora izo ndirimbo. Rero ibi bintu mu by'ukuri ku ruhande rw'umuhanzi biri kumwinjiriza nibyo ariko kandi ubutumwa cyane nk'abo bantu b'abahanzi bari aho ngaho ubutumwa batanga aho ngaho bagakwiye kuba nabo
babutindaho zombi arebe no ku butumwa atanga, kuko mu by'ukuri kujya kuririmba indirimbo runaka ishishikariza wenda uburaya, ivuga ubusambanyi, igira gute, mu by'ukuri yabibonyemo inyungu ko bishobora kumwinjiriza. Ariko kandi tugaruke ku cyo umuco wacu ugamije nk'abanyarwanda n'indangagaciro twigishwa umunsi ku wundi, byagakwiye kuba hariho itandukaniro mu by'ukuri. Njye ntekereza ko rero umuhanzi ari mu buryo bwo kwihangira imirimo no kwishakira imibereho. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ntekerezaho, kuko nakomeje kubikurikirana cyane, hari na bamwe mu bayobozi, sindi buvuga abo bahanzi abari bo, sindi buvuge n'indirimbo izo arizo, ariko hari bamwe mu bayobozi bagiye bahura n'abo bahanzi ukumva aravuze ati uyu muntu akora indirimbo nziza cyane, ngenda zikunda indirimbo ziwe, ziba zirimo ubutumwa, nubwo haba harimo amagambo asa n'aho ajimijemo ukuntu, ariko ziba zirimo ubutumwa. Bivuze ngo aho ngaho sinzi ukuntu twabihuza, kuko bamwe urumva babibona nyine nk'ibintu biri aho ngaho ukuntu, ariko hari n'abandi babyemera. Urubyiruko nirwo rwemera ibi bintu, urubyiruko n'abasaza n'abakuze cyane, ko percentage nini ni urubyiruko. Urubyiruko nirwo ruzemera, nirwo rwemera bino, urubyiruko nirwo Rwanda rw'ejo. Ariko kandi tugaruke kuri iki kintu, turimo turabuza urubyiruko rwacu kureba zino ndirimbo, nako gushishikariza umuhanzi w'umunyarwanda kuririmba zino ndirimbo turi kwita ibishegu, zirimo aya magambo ameze gutya ateye isoni. Ariko mu by'ukuri ntituvuge kuri bino bihugu bindi byo hanze, kandi mu by'ukuri urabibuza uno munyarwanda, sibyo? Uyu wo hanze nawe abiririmbe, kandi wa muhungu wawe, wa mukobwa wawe still arakomeza yumve izo ndirimbo. Ahubwo n'ikintu giteye ubwoba, urumva, n'ikintu giteye ubwoba, nubwo twe batubuza kuririmba biriya, urumva, ariko nk'uko wari ubivuze, hanze bo n'ubundi barabiririmba tukabyumva, tukagira gute, ahubwo bagakwiye kuba hariho, ni naho babikura, niho bigana byose, niho babikura. Niyo twagize bya bitaramo bikomeye cyane, bariya barimba birabishego, nibo batemura, nibo batumira, nibo batumira, kandi bakamuzana bakamushyira aha ngaha, bakamwishyura amafaranga menshi, bamara kumwishyura amafaranga menshi, wowe usanzwe uri mu rugo iwanyu, bakaguha ya mafaranga amwe y'intagwira. Urumva? Bivuze ngo kuki uriya bamwishyuye menshi, kandi yikorera bya bindi byose, baramuzanye, dusanzwe tumuzi, ariko wowe babuza gukora bya bindi byose, baguhaye usenda, nese uzazamukira he? Ni ikibazo ku muhanzi, ariko ndakeka kandi abo bahanzi bose banyuze muri rya torero, bigishijwe izo ndangagaciro, baririmba mu makorari nk'uko wari ubivuze, sibyo? Ariko ugasanga nyine barimo baratanga ubwo butumwa. Mu by'ukuri nk'u Rwanda, nk'abanyarwanda, hari hakwiye kuba hariho umwihariko, sibyo? Bakaririmba izo ndirimbo nibyo, ariko kandi urebye urubyiruko n'abo abagenerwabikorwa b'izo ndirimbo zabo barazikeneye, hamwe barazikeneye, ngo barenge bice umuco nyarwanda. Ikindi ntiturebere ku bandi, kuko nujya kurebera ku wundi ntuzasanga wataye wa muco. Biragitwaye cyane, kuko biragira ingaruka ku rubyiruko, kuko umwana, urubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo. None nkunda, reka ngarukire nanjye uyu muhanzi urimo usora zino ndirimbo. None se nkunda, uyu muhanzi niwe uri afite contribution ari gutanga kugira ngo abo bakobwa bacu n'abahungu bacu baterane amada cyane. Gute se? yagufasha aragufata araguterura arakujyana ujya gusambana, ujya gukora icyo, ujya kugira gute, hari uruhare yabigizemo. Ariko ujya umenya ko amaso ariyo apfa bwa mbere. Ni umwana nareba, tuvuge nka video, umukobwa ari kubyina, y'amaso yambaye iyo kariso, yambaye bitari mu muco nyarwanda, uzi ko wa mwana nawe azagenda akabyiga. Ase nkunda, reka nkubaze, urashaka ibintu by'umuco, dusubire muri nyakatsi noneho. Dusubire muri nyakatsi noneho, dusubire muri nyakatsi, twubake nyakatsi. Barahangaga, indirimbo zari zikunzwe. Icyo numvise nuko na mbere barabiririmbaga, ariko ngo bakazimiza cyane, nubwo zazimizwa ariko zabyavuzwe, barabiririmbaga n'ubundi style bakazimiza. N'uyu munsi rero ubwo kuzimiza
kwaba uyu munsi ubwo nyine nuko nguko oya ariko wazimiza utazimiza byanze bikunze icyo wavuze cyumvikanye ubutumwa watanze wabutanze bwumvikanye ni nka ubushize murabyibuka abana b'abakobwa bakoze ntuza kuri Instagram bakora bya bindi byose mwumvishe murumva ko mu by'ukuri hari ikibazo gikomeye cyane bariya uwo babikoreraga yarashaka kwinjiza ariko biki gihe bari bambaye gusa mu by'ukuri viziyo turimo ubu ngubu ni ikintu kijyanye n'imyidagaduro birimo gufata indi ntera cyane kandi sinzi niba biriya bintu bizagabanuka cyangwa ahubwo bizakomeza kwiyongera mba mbona bizakomeza kwiyongera oya bizagabanuke njye ndumva leta yashyiramo imbaraga nyinshi bakabirwanya kuko niba batabirwanya bizagenda bifata ikindi kirere ese umuhanzi bwazungukira he niba akora ibishega kwiyungukira ese nkunda reka tugaruke kuri iki kintu abakobwa batangiye bambara amapantaro abayambaye bakabita indaya kera sibyo umukobwa yakwambara ipantaro ngo iriya ni indaya iriya ni ibiki ariko ubu ngubu musigaye muzambara mukagenda mu mujyi mugakurosinga za rompuwe urabyumva nicyo ndi kuvuga nyine ndi kubivuga gutya byanze bikunze nabyo nibikomeza gukinwa gutyo bizagera aho abantu babimenyere babifate nk'ibintu bisanzwe gusa ntabwo bumenyerwa pe abantu babimenyere abadukurikiranye batanyumva nabi sibyo ariko mu by'ukuri hari bimwe nabyo bijya gusa nabyo mu mico byagiye bihinduka tubona muri kino gihe cya none tukabyemera gutyo sibyo reba mu minsi yashize mu minsi yashize kuri televiziyo warebaga umukobwa wambaye akantu kagira ngaho ugahita utokesha ngo mu izina rya Yesu sibyo za 2005 sibyo ariko ubu ngubu usigaye wicara gutya ukareba nta mu izina rya Yesu ntaki ugakanura ukareba ukarinda utaha sibyo byanze bikunze abasore twebwe twambaye filme ku maso dusigaye tureba nyine tumeze nk'abatari byanze bikunze nicyo ndimo mvuga byanze bikunze abantu bagera aho ngaho bakamenyera icyo kintu bakakimenyera kuko tekereza kera bambaraga ibitenge bambaraga ibiki byose bigera iyo hepfo ariko ubu ngubu Cecile ari kwiyambarira ipantaro ye sibyo none se kera nka nyuma y'imyaka 10 ishize 15 ndi kukubwira ubura n'umukobwa wambaye nabi wambaye ubusa umusaza cyangwa umuntu w'umumama ukuze bakifata gutyo mwebwe nk'abasore n'abatajya bihangana ngo nuko ibintu ntuzongere kwambara none se mwege nk'abasore n'inkumi mwege mubifata gute ko bara wenda barimo bitambukira mubifata gute byo kwambara ubusa nyine ntabwo mbishigikiye ntubishyigikiye ariko ubona ko ari ibintu bisanzwe si ibintu bisanzwe byabaye ibintu bisanzwe kuko iyo umuntu anyuzeho urareba nyine ukareba iki nta kintu cyo kuvuga ikintu cyo twagarukaho kandi nanjye nkomeje kwensistingaho kuri iki kintu mu by'ukuri leta yagakwiye kuba nacyo turimo tuvuga abantu mbere y'uko leta wenda ijya gushyiraho ayo mategeko n'ibyo bintu byose bihagarika ibyo bintu ibyo bishegu ayo magambo avuga gutyo abantu bo ubwabo bagakwiye kuba batekereza bakavuga ngo ibyo dukeneye ni ibi ibyo dukeneye guhereza u Rwanda ni ibi yego ariko reka noneho tugunagaruka kuri wa muhanzi wanamugani ese ubundi mbere yo kumuzanaho ibyo bintu byose iwe urumva yaratekereje atekereza ikintu cyamugirira akamaro cyamubyarira amafaranga ariko aba bantu barimo kumubreminga ubundi mu busanzwe hari ikintu bamufasha bigeze bamuhamagara bamuvugisha wenda bamugira inama okay nabyo bigeze bamuhamagara ngo bamugire inama ese ubundi umuhanzi atunzwe n'akazi akora ko kuririmba na biriya bindi byose ese ubundi ko bamutegeka ibyo kuririmba kandi bidakunzwe ibyo nyine bashaka ubundi hari ikintu bamufasha ubundi muri rusange nk'umuhanzi bamufasha uturetse ku by'umuhanzi gusa ariko sosiyete byanze bikunze ushobora kuba ifite ikibazo kuko hari ikibazo byanze bikunze birashoboka reka ndeke kuvuga ngo irarwaye wenda wowe utarwaye byanze bikunze iyo sosiyete ishobora kuba irwaye ni gute uwo muhanzi akora ibyo bintu bikemerwa bigakomerwa amashyi sibyo aho anyuze hose umuntu bakamukomera amashyi sibyo arimo aririmba ibyo bishego
umukobwa wawe mubana mu nzu cyangwa umusore wawe ukajya ubona nawe arimo aravuga ngo ndi wa wundi sibyo sibyo akabona izo faranga byanze bikunze iyi sosiyete y'uru rubyiruko dufite byanze bikunze rufite ikibazo kuko uyu muhanzi ari gukora ibyo ari guhereza serivisi abazikeneye ari gutanga icyo bakeneye iwe yize umushinga aravuga ngo koko ni indirimba gutya barazamuka bakamanuka bakagira gute bagashwanyaguza bagatwika sibyo we ari kubona ko ari ibyo bintu bakeneye aba bantu rero ngomba kubahereza ibyo bakeneye kuko rero nimba ari igicuruzwa gikenewe ku isoko byanze bikunze ababigura baraza ari ku bwinshi biriya byose n'ubundi byatangiye ari ibisanzwe ariko urumva ikintu ku isoko tugezeho uyu munsi ntabwo za ndirimbo tuzi zaba kanyaga zimwe za kera zikigezweho ibyo nibyo iyo ukubise indirimbo hariya imeze nka ziriya ndirimbo zisanzwe za kera ntacyo ukuramo umuhanzi yakubita iriya ndirimbo hariya y'ibishegu agakuramo akantu ubwo rero mu by'ukuri ntabwo nzi ukuntu bizagenda ukuntu numva byagenda byanacika ni uko leta yabahagurukira kuko nibahagurukira iri kubabuza ibiraba barimo guhanga n'ubundi buriya abantu bamenyera ikintu nyine bari basanzwe bagera niba bibabuza bagahanga nyine ibijyanye n'umuco n'ubundi tuzamenyera ibyo ngibyo tujye tugenda tubarebe tumenyere ibyo ngibyo umva Clarisse kuntu aririmba neza Clarisse wa mukobwa ngo ni Clarisse Karasira sasa umunyarwanda aririmba neza mama ariko se ubundi mama wowe wemera uwe muhanzi ubundi wowe wemera uwe muhanzi umuti wa byose nuko leta yabihagurukira nibihagurukira tuzamenyera ibiranga ariko byo kuko hakabaho izo campaign n'ababyeyi badufashe ari urubyiruko ari abana bato bagifite izo mpano bagifite navuga gutera rero ababyeyi batangira kubibaganiriza mbere ubu ngubu bakababwira ati muzamere kuriya nimba ugiye kuba umuhanzi wenda ntabwo mvuze uwo muhanzi uwo ari we ariko ndagira ngo ni nawe manager ise niwe manager we ariko ashobora kuba akora utwo tuntu aririmba izo ndirimbo utwo tuntu uwo yari kubona ariho ari isoko ari kubona isoko rinini ari aho ngaho riri none aramwishyurira iki indege aramugira gutara yego iryo soko ni sawa ariko tureme na message dutanga hano nicyo kintu ese izo message dutanga zifite ingaruka nziza cyangwa mbi turebe kuri side zombi byaba ari byiza ko ntekereza ko biramutse bikomeje gutya mu myaka nk'ingahe iri imbere byaba ari ibindi murabizi momo ndagira ngo hari ibyo twize muri communication n'iki byose bisanzwe dukura mu ishuri buriya buri kintu cyose wumvishije cyakunyuze mu matwi kikugiraho impact nziza cyangwa mbi rero ni nayo mpamvu tugomba gutinda urabona iyo umuntu ahora akubwira ijambo buri munsi ejo agasubiramo ejo ugahora ubyumva mu matwi yawe muri bisi urumva icyo kintu ugeze muri hoteli ukabyumva wagera mu rugo ukabyumva icyo kintu uragera aho ngaho kikakugiraho efe negatif cyangwa positif yego umwana yo gucuranga nawe Kiss FM numva ikirimbo giteye isoni sinjye narakunda no kubyumva ushobora kumbaza ngo umuhanzi witwa gutyo uramuze ntawe nzi ariko mubwije ko iyo ndimbo yandayemo ndavuga ati ese ko indayemo none nayiha agaciro none nk'umwana uyiba yumva kumva ikugarutse mukajyayo kumva ikugarutse aho batangira gutokesha niwe uratokesha pe none navuga ati ko noneho nayumvishe nambuka nk'umwana wicara akayumva ubu ngubu ameze hari umuntu yakinnye akantu yakoze akantu niba ari nk'aka comedy umwana ayegera papa we na mama we baramubaza ngo ariko se ngo ku ishuri ngo bimeze bite abwira papa aramubwira ati ntakubeshye ati abandi bana barimo gukurikira mu ishuri ati mu mutwe yanjye buri gihe mba numva harimo ibintu biri kuvuga ngo abakobwa bafite ubushyuhe n'abahungu bafite ubushyuhe imyumvira nuko ibaza umwana wohereje ku ishuri kandi kuvuga ngo ibyo bintu nibyo abana batoye barazifata abangaba muri segonderi nibyo bintu biberamo gusa kandi none hakura nawe ari kuvuga ati reka nanjye mbe uriya muntu kuko urabona abana bagiye banywa ibimogi bagiye bagira gute nuko bakuze bavuga ngo barunaka ngo uriya ngo umuhanzi uririmba kuriya ngo ntago wajya kuri stage utangweyeho akantu ngo ntago wagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga reka mbabwire wenda tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu harasabwa ingamba zikomeye cyane kuko impamvu hasabwe ingamba zikomeye cyane
urabona u Rwanda wenda ni rutoya ariko nk'ibihugu bidukikije bo ubona ko bisanzura ndetse no hanze biragoye kugira ngo uzajye kwigisha umuntu yemere gutuza kandi abona ku ruhande ibintu barimo gukora. Birashoboka momo nose muri bino bihugu by'abarabu bimeze bite? Birashoboka babikora. Wewe momo uri kubigira sinzi wenda ariko birashoboka hashyizweho ingamba nta kidashoboka. Hashyizweho ingamba nta kidashoboka. Nta kidashoboka. Buriya itegeko ngo rirusha iki kuremera? Ibuye kuremera. Rirusha ibuye kuremera. Buriya nihajyaho amategeko ndizera neza ko ibintu byose bizajya mu buryo hanyuma abantu tukagaruka kuri gahunda ngayo nguko rero niko ikiganiro cyakifashe hanyuma wowe udukomeje kudukurikira turagusa kugira ngo ujye uduha ibitekerezo byawe ngaho hanyuma rero tubasezeraho ndagira ngo wowe muntu udukurikira ibiganiro byacu ntibikagucike buri gihe ikiganiro cyacu ukibonye ujye ugikurikirana cyose kirangire kuko harimo ubutumwa bwinshi cyane kandi bwiza cyane nongera kubwira ngo kandi mu minsi iri imbere tubararikiye tubafite ibintu byinshi byiza cyane twenda kubakorera mu minsi iri imbere kabisa muzaya mutubwira muduhamagara mutubwira ati muri abantu b'abagabo cyane nubwo n'ubungubu mubitubwira muri za comment ndetse mukanaduhamagara mukabitubwira hanyuma igitekerezo cyawe cyohereze kuri 0788 iyo niyo nimero ushaka koherezaho ubutumwa bwawe cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp hanyuma ukatubwira icyo wumva wifuza kutubwira ndetse cyangwa se icyo twazaganiraho ubutaha ngaho nguko rero reka tubasezereho mwari kumwe na 4G mu kiganiro cyacu ni The Connect bye mugire ibihe byiza naho ubutaha turabakunda cyane